Mu minsi ishize mperutse nyine kuryamana n'umugabo wa mama, nyine ngira ngo nihorere nshaka kubabaza mama, umva nari nabuze ikintu namukorera ku buryo yababara kubera agahinda nyine n'amarira yari yaranteye, kumwe ugenda ukanga umubyeyi wawe nyine ewana ukavuga uti ni ikihe kintu basi namukorera kikamubabaza. Urumva urabizi ko yanadutaye njyewe na papa akisangira undi mugabo. Ubwo rero mu minsi ishize mperutse kuryamana n'uriya mugabo, uriya babana, uriya wamukuye mu rugo, turarongorana. Urumva tumaze kurongorana, umva nyine umugabo yaragiye arasara arishima byahatari, arankunda cyane ko aricyo nanjye nashakaga kubabaza mama. Umugabo ageze aho abonye ibyo bidahagije atangira kujyamo n'amafaranga, umva kera kabaye aza kwirukana mama, aramubwira uti wa mugore mvira mu rugo nsigarana nawe. Mana yanjye mama Sora, nje kureba ubundi muri make kugira ngo ngire inama y'ikintu nakora, kubera yuko nyuma noneho nyine urebye situation ndimo ubu nonaha. Okay, nta kibazo, reka ngutangire story yose basi ubyumve byose uko byagenze, icyanteye kujya guca inyuma mama, noneho ubone uko ngira inama, byose ndabikubwira nta na kimwe nciye ku ruhande. Nyine mu minsi yashize cya gihe mfite imyaka 19, urabizi ko nabanaga na mama ndetse na papa. Urumva twari tubanye neza nta kibazo nyine urebye, gusa mama nyine niwe wari ufite akazi keza kabisa, uhembwa amafaranga menshi, ukora muri kampani nyine yishyura neza. Mama n'ubundi kuva na kera n'ubundi ngo ukiri n'inkumi atarabana na papa, niyo makuru mfite, mama yari umukire cyane kurusha papa rwose. Papa we rero ni umusinzi, umva ni umusinzi rwose w'igikundira inzoga, umva n'ayo mafaranga make yaba yakoreye nyine arayasindira rwose, 80% arayasindira, ku buryo mu rugo nta kintu nyine cyahatari ajya adufasha, ajya haha, reka ni umusinzi byahatari. Urumva rero ibyo byaje guteza amakimbirane mu rugo, mama ararakara akajya yirirwa atuka papa nyine amubwira uti urimbwa, ni ukukubona gutyo gusa ntacyo umaze, si uko nta mafaranga ugira urayanywera gusa. Batangira kujya nyine bashwana. Urumva ariko nanone nubwo papa yasindaga cyane atakoreraga n'amafaranga menshi, ariko nanone niwe mubyeyi wabonaga anyitayeho. Papa yabaga asindutse ameze neza cyangwa umunsi yabaga atasinze, yaranyicazaga akanganiriza akangira inama, ejo yaba yakoreye ayo makeya nkabona nzaniye agakweto, nyine yanyitagaho cyane kurusha mama, kuko mama nyine wabonaga ari umwirasi. Wabonaga ari umwirasi, ubona nyine ashaka icyubahiro gusa, ariko nkanjye nta rukundo rwa mama urebye nabonaga cyane. Papa niwe muntu twaganiraga ku buryo niyo nabaga nagiye mu mihango naragendaga nkabwira papa, ambwira ko nagiye mu mihango akampa igihumbi cya Kotex, ku buryo nyine mama yirataga nyine yabona ndi n'inshuti na papa agakunda kuncyurira ngo uruwaso, nyine ntabwo nyine yari umuntu dukunze cyane nanone. Urumva ubwo rero baje gukomeza kujya bashwana, bageraho noneho bareka kujya baryamana. Urumva njye mu myaka 19, 20, umuntu bari mukuru abazi ibintu byose, nubwo wenda ibyo batabimbwiraga, ariko iyo babaga bari gutongana narabyumvaga. Urumva nkumva papa nyine yirirwa acyurira mama uturi umwirasi, ntabwo ujya umenya ko ufite umugabo, niba akeneye kwinyesebura umuhe, igihe cyose uvuga yuko utari muri mudu, unaniwe ngo kubera akazi kenshi ngo ngiye mba niriwe nsinda, nyine ndabyumva ko batakiryamana. Ariko ibyo ntabwo mama ya papa yari buze ngo abimbwire, ibyo ni ibibazo bya famiye, nanjye nabyumvaga gutyo bihita, ntigira nkaho ntanabyumvishijwe, ntibinandeba, iyo bigeze aho ngaho urasimbuka. Urumva ubwo bakomeje kujya bashwana, papa nawe atangira kujya abwira mama uti wundi uri umugore nyabaki utazi kwita ku mugabo, nubwo nanjye nyita umugabo mbwa, nawe uri umugore w'amafuti utazi kwita ku mugabo, wenda kuzicisha umugabo mushyo kwe gusa. Ubwo baje kugira aho barashwana cyane, bigera aho noneho
papa aza gufata icyumba cy'abashyitsi, aravuga uti sinkenere kurarana nawe kuko ubona wambaye ubusa bintera irari kandi uburyo nsuzugura n'ubundi ntukimpa. Rero nyine kubera gushwana nta n'umwe uko ugikundana n'undi, baje gushwana papa yimukira mu cyumba cy'abashyitsi, mama aguma muri icyo yararagamo. Baguma kubana gutyo, ubwo mama nawe ikintu numvaga yitwaza yisobanura, numvaga abwira papa ati se umugore nk'umugore yaba agira santima, yagirira santima umugabo nkawe gute uhora wasinze, uhora unuka inzoga igihe cyose. Ubwo nyuma rero bamaze gutandukana buri umwe arara mu cyumba cye, njye nabibonaga agahinda kakanyica kuko nari mukuru mbireba. Rimwe na rimwe mama yancaho akambwira uti wagiye ugira so inama, papa nawe yabyuka wagiye ubwira nyoko akamenya kwicisha bugufi kuko ibintu byose ari ukubahana. Ubwo njye nkaguma ndaho hagati gusa mbona ibintu bitameze neza. Ibintu rero byaje kuba bibi, umva mama noneho atangira kujya noneho nawe ataha yasinze. Urumva rimwe akajya ataha yasinze, akaza akamenagura ibintu, akaza yarakaye adutuka twese, ibyo tukabyihangana tukamufata nk'umusinzi nyine. Nawe papa agatangira uti ndebera wa mugore wansekaga nawe amaze kuba akazizi. Ubwo njye nabaga ndaho hagati nkagerageza kuganiriza mama, ariko mama ntiyanyumvaga, yarambwira guti genda uruwaso. Ubwo kera kabaye ibintu byaje kugera aho mama atangira kujya atahana. Hari umugabo bakundaga kujya batahana, uwo mugabo rimwe na rimwe yazaga nyine atwaye mama mu modoka kugira ngo mama ataza kuba yagonga se, uwo mugabo akaza amutwaye mu gihe mama yasinze. Rimwe rero mama yigeze gutaha atahanye n'uwo mugabo wakundaga kumutahana, uwo mugabo araza ararana na mama mu cyumba. Papa yaratashye ageze mu nzu, sinzi ikintu yaragiye kureba ngo mu cyumba bararagamo, agezeyo yumva mama ari kumwe n'uwo mugabo. Njye nawe nabibonye ariko nacecetse nanze kubibwira papa nyine kugira atarakara. Papa akibibona uwo mwanya yahise asararaza arambaza uti mwana wanjye ni ibiki ndi kumva mu cyumba? Ndamubwira uti simbizi. Papa yahise arakara uwo mwanya, nawe ahita afata ikoti ahita ajya mu kabari. Njyewe ubwo amarira ni yose, agahinda ko kubona nyine nawe urabyumva umuryango nk'uwo nguwo, umva amarira narariraga nkageraho no nkagira nkumva amarira yakamye, agahinda kenda kuzanyica, numva mfitiye urwango mama. Nkavuga uti rero banza papa n'impamvu ahari yahuze inzoga ari uko mama kuva kera hari atamwumvaga, yirwaga mucyurira karimbwa akorera udufaranga tw'amafuti natwo akatunywera. Nyine mama nabibonaga ko kuva kera afite akantu k'ubwirasi, ariko nka mama wanjye simbitindeho. Urumva papa rero uwo munsi yagiye kurara mu kabari, urumva nawe afite agahinda. Nyuma y'amezi nk'abiri mama yarongeye atahana na wa mugabo nanone. Icyo gihe noneho bataha papa ahari. Papa abibonye arahaguruka aravuga uti n'undi munsi nta kunsuzugurira mu rugo rwanjye. Mama utego ko mana iyi nzu ninde wayubatse? Batangira gucyurirana. Ubwo papa bamva mama mutesha agaciro hari uwo mugabo rwose. Papa baramusomera biramurenga. Ubwo papa asa nk'ugiye kurwana nabo, baramuteranya ari babiri baramukubita. Ako kanya mama yahise arakara aravuga uti ubundi uru rugo rubamo abasazi. Ahita afata imyenda ye arapakira ashyira mu bikapu, bahita bajyana mu modoka ya wa mugabo, bahita bagenda. Baragiye bajya kubana. Urumva papa asigara arira, asigaye ambwira uti mana, asigaye nyine ari kundirira ambwira uti mwana wanjye iki kigeragezo mama we ntiyigeze anyubaha, yaragiye aransuzugura. Urumva ndabibona nyine mbona ko ibintu mama bakoze aba yarengereye rwose pe, ari bibi cyane. Basi yafata uwo mugabo kuba batari babuze amafaranga bakajya mu rugo rw'uwo mugabo cyangwa bakajya ahari muri rogi. Ariko njye naratekereje nk'umuntu mukuru, mbona hari impamvu mama yabikoraga, yagiraga ngo papa bibona arakare, papa we ubwe yahukane amusigire inzu ye yigendere. Ubwo rero papa icyo gihe abarwanyije ni wa mama yahise agenda. Umva nasigaranye na papa mu nzu twenyine. Urumva amahirwe ntitwakodeshaga. Nyuma y'amezi 3 ubuzima bwaragiye buratunanira mama Sora, buratunanira kubera yuko urumva papa n'ubundi yari akikundira icupa, noneho yarabaye nk'umusazi. Ikindi n'ubufaranga muke abonye atabasha no kunyishyurira ishuri, urumva no kurya byabaga ari intambara. Umva amadeni ari yose mu mabotike ahantu hose. Byageze aho rero mva mu ishuri. Urumva
mva mu ishuri kubera ko nta mafaranga nyine nta bushobozi bwari buhari bwo kunyishyurira ishuri nicara mu rugo. Ubwo rero umunsi umwe mama yantumyeho umugore w'inshuti ye bakorana, araza aranganiriza. Uwo munsi yaje papa ntawe uhari, aranganiriza arambwira uti mama wawe aragusaba imbabazi, yakoze amakosa, uti ikindi kandi arifuza yuko ujya kubana nawe ugasubira mu ishuri ukareka kubana n'uyu so w'umusinzi, ugasubira mu ishuri ubuzima bugasubira ku murongo. Uwo mugore niwe wambwiye uti genda ubwire mama ngo ndabyemeye, igihe azashakira azambwire nze, n'ubundi mbayeho nabi. Nari maze kunanuka handi umuntu wese yandebaga agahita abibona ko ntakirya. Iki kibuno ureba cyari cyaragiye burundu. Ubwo narabyemeye, ariko ikintu cyari kindi mu mutwe nyine cyatumye mpita mbyemera. Numvaga nshaka kuzababaza mama nkihorera nyine kubera uburyo yababaje papa, ibintu nk'ibyo, kuko papa naramukundaga nubwo yari umusinzi, ariko yicishaga bugufi. Ikindi yarankundaga nyine, yaranyumvaga. Niba ari uko nanavutse dusa uransa nka papa byahatari, si ujya ubibona. Banza ari nayo mpamvu mama nyine yahoraga anyorira ngo uri uwaso, ngo uri uwaso, ibintu nk'ibyo. Nimara uko ntaje ndi inzobe cyane, ndi igitonore nkawe, simbizi. Ubwo naje kubyemera rero, ariko nubwo nabyemeye sinari nzi ngo ese nzihorera mu buhe buryo. Ariko numvaga nshaka kuzababaza mama kandi nkamubwira ko impamvu mubabaje ari uko yababaje papa akaduta. Ubwo naragiye turabana. Uwo mugabo wa mama nyine nawe amfata neza, baragenda banyishyurira ishuri ryiza rya pirive, nsubira mu ishuri, ntangira kujya nisiga utuvuta twiza, ndagenda nsa neza. Umunsi umwe hari mu gitondo ndimo gukubura, mama yari yagiye, ko mama abyuka ajya mu kazi byahatari. Ndimo gukubura niyambariye akajipo kagufi, ngiye kubona wa mugabo wa mama nyine asohotse mu nzu, araza abankubise urushyi ku kibuno, areja ndikanga, ndamubwira mana ni wowe urumva? Arangije arambwira uti sha wa mukobwa ufite amabuno meza pe, aya mabuno wayakuye hehe ko mama ko nyoko ntayagira? Ndaseka nyine, ariko mpita mbibona ko uwo mugabo agira irari byahatari. Umugabo utangiye kunkora ku mabuno, maze iminsi mubona ari kundeba ukuntu anyitaho. Ndamubwira rero amabuno sha sinzi aho nayakuye, ariko banza ari mu muryango wa papa mbona bashiki be bagira amabuno. Arambwira uteye wana, uteye neza byahatari pe, tuzi ko watuma umuntu yifuza akongata mu gutwi, urumva? Ariko nkabona afite irari pe. Nyuma yaho rero naje gutekereza, mbona uwo mugabo ari we ngomba gukoresha nihorera, kuko narebye irari afite, ndavuga uti uyu kumugusha ntibyangora. Ndavuga uti uyu muntu we ngiye gukoresha nihorera, mama yicuza icyatumye amushaka. Niba ari satani nanjye wari waranteye, sinzi impamvu numvaga nshaka kubabaza mama cyane. Ariko impamvu, ikintu cyatumye nanga mama ni umunsi bamurongoraga papa akabibona. Papa yagiye mu cyumba agiye gushaka umwenda, nimba yarababonye yarinjiye mu cyumba akababona, niba yarabyumviye hanze, ariko nanjye narabyumvaga rwose. Ubwo ikintu cyabaye, umugabo yakomeje nyine kujya anyitaho, akajya umva akora nyine biri aho bisanzwe, ambwira uti uteye neza rwose, nta naho uhuriye na mama wawe. Noneho rimwe sinzi ukuntu yari arimo kuvuga ngo hari ahantu ngo muri weekend ngo azasohokera we na mama, ngo nyine icyo gihe hari kuwa kane, bari kubipanga we na mama bavuga uti tuzagiye kuri ya hoteli ngo igira karaoke, ngo igira abantu baririmba live, ngo azaba haje sinzi abahanzi numvaga bari baje. Numva nyine ni byiza, ariko sinabigira intambara. Ndareka weekend igeze barasohoka, umva birarangira. Weekend yindi igiye gukurikira, uwo mugabo naje kumusaba, ndamubwira se ngewe wazansohokanya aho hantu ugisohokana na mama, nkareba abantu bari kuririmba live, ibyo bintu bya karaoke ko ntarabibona. Arambwira uti umva, yahise abitsamira hejuru nyine byahatari. Arambwira uti seriye ntabwo urajya ahantu baririmba karaoke hari live? Ndamubwira uti reka reka, naho kuri hoteli muvuga ibyo ntabyo mba nzi, sindajyayo. Umva yabisamiye hejuru, arambwira uti nta kibazo nzagusohokana, weekend itaha ni wowe nzasohokana, tugomba no kubibwira mama wawe ko weekend itaha ari njye uzagusohokana. Tubibwira mama, mama aravuga uti nta kibazo. Mama we yabaga abyishimiye kuko yabonaga umugabo we nyine anyitayeho. Twaje kujyayo rero, sinzi aho yanjyanye, niba ariho aherutse kujyanayo na mama. Twaragiye, tugezeyo tunywa inzoga koko,
umva tunywa inzoga nyinshi, hari abantu babyina, hari abantu b'abakomediye, umva byari ibintu byiza bya hatari. Bimaze kwira ndamubwira uti rero njyewe ndabona ntari butahe vuba, reka nkomeze nirebera ibirori. Arangije arambwira uti hano rero hari na hoteli, unashaka wakirarira hano. So yambwiye ko utararara muri hoteli? Ndamubwira uti yego. Ubwo yaragiye amfatira icyumba hejuru, nyine hari muri etaje abantu bari kuririmbira hasi. Arambwira uti rero akira urufunguzo, ubwo yamaze kwira cyane. Arambwira uti akira urufunguzo ugende, nuza kunanirwa ujye mu cyumba, ati ngiye gusigira n'amafaranga make yo kwifashisha none ashaka kurya urye, nzaza kukureba ejo. Ariko muri ako kanya imvura yari yakubye bya hatari, imvura ishaka kugwa. Ubwo nawe uwo mugabo wa mama afite puresha ngagire vuba atahe imvura itaragwa. Ubwo ampa imfunguzo, ndamwinginga ndamubwira uti se wambabariye tukararana, numve nyine ko numva mfite ubwoba bwo kwiraza muri ino mvura, kandi nanone nshaka kurara hano nkumva ukuntu mu byumba bya hoteli bimera. Yahise abyemera atanatekereje na kabiri, yahise ambwira ngo turarane. Ndavuga yego. Arambwira uti nta kibazo mwana wanjye, nta kibazo, ibyo utabonye ni ngomba kuzabiguha. Arambwira uti nta kibazo rwose. Ubwo hashize akanya imvura yatangiye kwiyongera, rero numva harakonje, ndamubwira uti reka tujye mu cyumba. Twaragiye tujya mu cyumba, uwo mugabo afite irari kuko uwo munsi nagiye nambaye neza. Uwo mugabo irari ryari ryamwishe tukinjira rwose ako kanya, uburyo yandebaga. Twarinjiye twicara ku buriri nyine, nanjye nshaka ku buryo nicara ku buryo nashakaga ngiye kumugusha. Muri ako kanya umugabo nawe kubera irari ryinshi yari afite, tukinjira yahise atangira kunkoraho. Urumva nanjye sinamugoye pe, nari noroshye kuko nanjye ari byo nashakaga. Numvaga ubundi nanamufata na video, ariko ndavuga utereka negukabye umujinya ibintu bitwaze gake. Ako kanya tukiri mu cyumba mama yahise ahamagara, ahita avuga uti ceceka ngiye kubwira mama wawe ko tutari kumwe, ngiye kumubwira ko nagusize ku ahantu wari uri kubyinira, ariko ndagaruka kureba mu kanya. Ubwo mama nyine baravugana, aramubwira uti rero imvura imeze nabi bya hatari. Mama aravuga uti nimubona imvura yanze guhita muruhuke nta kibazo, muze mu gitondo ugende umufatire icyumba aruhuke, nawe ufate icyumba muze mu gitondo. Mama ntabwo yumvaga ahari ko uwo mugabo we twaryamana, ndakeka ibyo ngibyo ataranabikekaga. Ubwo ako kanya uwo mugabo yatangiye kunkorakora ku bibero, atangiye kunkorakora ku bibero, mbanza kwigira nkaho ariko ntabishaka. Iyi ntabwo nari buhite mbisamira hejuru ngo mbimwereke. Nabanje kumubwira uti sha waretse kunkorakora ko ushobora gutuma nifuza kandi uri umugabo wa mama. Arambwira uti hoya humura humura. Akomeza kunkorakoraho, yankora ku kibero, nkagira utya nkafata ikiganza nkagikuraho, nigira nkaho mfite isoni, ariko mu mutima mvuga uti fasha ntahite yisubira akomerezeho. Ubwo uzi kujya kunkuramo ikariso, nayikuyemo ntashaka ariko mbishaka. Ubwo mugabo twarateguranye rero, ngeze aho ndoroha ndavuga uti reka ndekera aho, pfa kuba yabibonye ko bibaye ntabishakaga, nyine yari uko hari wenda bisa nkaho ampatirije, ariko njye mu mutima narabishakaga. Umugabo rero aratangira aransomagura, ahera ku mabuno arayasomagura, aransomagura arankarisa. Kera kabaye kuko rero byari bindimo no gushyukwa, mve ko bitatinze rwose, ntabwo byatinze. Nahise nshyukwa ako kanya, umugabo turaryamana. Kubera yuko rero byari bindimo ko gukora ikintu wagiteguye uvuga uti ngiye kugikora, naragenda aryoherwa, yewe ibintu biragenda biraryoha, nanjye ndamunyongera, amazi aba amazi, umva ibintu biraryoha. Umugabo arasara, aragenda neza neza nk'umusazi. Arambwira uti wa mwana we ko mbona ugiye kundarura. Ibyo byarabaye. Arambwira uti kandi wumva utuje, nta cyaha dukoze, ntabwo njyewe ndi so, nta nubwo ndabyarana na mama wawe, bivuze ko rero atari umugore wanjye, ni inshuti yanjye, ntacyo ndapfana nawe kugeza ubu nonaha cyatuma njye nawe tutishimisha. Ibyo byarabaye. Bukeye mu gitondo tuza gutaha, ariko nyine numva mfite akantu k'isoni, nubwo nari nabikoze nigize uwa danje, numvaga mfite akantu k'isoni hahandi nageze no mu rugo nkumva sinshaka kurebana na mama
kubera ibyo nayo nabonye igitsina cy'umugabo we, twaryamanye, yewe nta n'ibyo wohereje, numvaga mfite isoni ariko nkihagararaho ku buryo mama nta kintu ari bukeke. Hashize iminsi itari na myinshi, wa mugabo yaje kongera kunsaba ko turyamana, urumva, aza kunsaba ko twakongera tugasohokera hahandi ariko noneho tutari burareyo, turongera tujyayo. Uwo munsi umugabo yankubise ipinda, yampaye amafaranga, arambwira uti aya mafaranga uyabike, ibyo harya mu ibanga nyoko ntazamenye ko naguhaye amafaranga angana gutya. Amasoso ni menshi ntago nayakubwira, urumva. Nanone ndacyafite, umugabo yankubise ipinda arambwira uti wa mukobwa uraryoshye. Umugabo iyo si inshuro ya kabiri, nanjye ndavuga uti sinjye ushaka kwihorera, nibaza ahubwo buriya mama azabimenya biciye mu zihe nzira, nzafata video nyimwereke, nzabigira nti. Ubwo twageze tukajya turyamana buri cyumweru. Ku cyumweru mama yagiye gusenga n'abandi bagore bakorana, buri ku cyumweru rero kuko yabaga adahari twararyamanaga, noneho tukajya tunabikorera mu rugo, urumva. Noneho nyuma naje kujya nyine mbwira mama ko nsigaye nkundana n'umugabo we nyine kugira ngo mubabaze hari. Mama akambwira uti izo blague zawe sinzikunda. Ngeze ndamubwira uti ariko mama, ndamutse ndyamana n'umugabo wawe wabyifata mute? Mama ntabwo ibyo ngibyo yabyemeraga, arambwira ko utariko ibyo biganiro kuki ubizana. Nkamubwira uti rego ufite umugabo ukiri mutoya, cyangwa mbona ari bogari nyine ukuntu umuntu azana blague. Ngezeho nonza no kubwira mama uti rwose umugabo wawe tujya turyamana. Mama sinzi impamvu nyumvaga mubeshya, agaseka, ntabwo utari kwa mwana wanjye urasetsa we, cyangwa ubona ufite icyo kibuno ukagira ngo uriya mugabo yakwiteza. Mbona mama ibyo ntabwo abyumva, ndamwihorera. Ubwo twakomeje kujya turyamanira mu rugo. Rimwe mama rero yagiye gusenga ku cyumweru, yaje gutaha saa sita dutunguye, kandi ubundi ataha saa 12. Ubwo saa sita twagiye twumva umuntu yinjiye mu cyumba aho twari turi kuryamanira mu cyumba cya mama. Mama yarinjiye aradufata, arumirwa, abura icyo akora, ashaka kunkubita gusa umugabo we nyine ahita amufata, aramubwira ati hoya wikubita uyu mwana, wimukubita. Ubwo mama ndabimubwira, ndamubwira ariko mama nari narabikubwiye yuko ndyamana n'uyu mugabo nuko utabyemeye. Umugabo arumirwa, arambwira ati warabimubwiye? Ndamubwira ati nabimubwiye cyane rwose. Ubwo mama rero yarasaze, aba aragiye afashe imyenda yanjye yose arayisohora. Ubwo twe muri ako kanya bakimara kudufata, kuko yasanze turi kurongorana kumwe biba byaryoshye mutaranarangiza, ariko ubwo urumva amaze kuturogoya ntabwo twari bukomeze, twahise twambara. Tumaze kwambara, mama dusohotse dusanga afashe imyenda yanjye yayisohora, arambwira ati sanga so nona. Umugabo ati ntabwo wamwirukana, afite byinshi akurusha, ntabwo wamwirukana, n'ubundi sinasezeranye nawe, tuza rero. Mama arasara byatara, arankurubana ngeza kuri gate ari kunsohora. Umugabo we ikintu yahise akora, uwo mugabo ahubwo yahise yirukana mama. Umva aramubwira uti ahubwo yimvira mu rugo, kuko n'ubundi byishimo uyu mukobwa mpa aho hure n'ibyuma, urumva. Bita noneho nanabibona ko uwo mugabo burya bwose atanakundaga mama, urumva. Uko yaza kuba yaramukundaga, ariko wenda ariko yaguye mu cyaha kuko namwikuruyeho, ariko nibura akanamwubaha. Ibaze ko yamwirukanye, arambwira uti wa mwana we ntaho uhuriye n'uriya mama wawe, uti nubwo ntanabyemera ko ari mama wawe, kuko nta kintu na kimwe nsaho na mama pe, ku buryo iyo turi kumwe nta n'umuntu ujya upfa kubyemera. Ubwo mama yaragiye, sinzi aho yagiye, urumva, ariko ntarasanga papa kuko papa we yarabimbwiye. Ibyo byarabaye, narihoreye. Ariko noneho na n'ubu ndumva nta mahoro mfite, nabuze icyo gukora, urumva, kuko nanone ntago naguma muri uru rugo, ntago naguma kubana n'uyu mugabo uteye utya. Ikindi simukunda. Noneho ejo bundi nibwo yambwiye uti semuko, ko mbona uri umukobwa mwiza, ubundi waretse njye nawe tugasezerana tukibanira, ko ntazigera nkubabaza, ntazigera nkubera umugabo mubi, tukibanira ukambyarira abana nk'umugore n'umugabo. Nareba ukuntu uwo mugabo ibyo yakoreye mama, navuga uti hoya ntabwo nabana nawe. Ikindi kuba nyine yarabanye na mama ibyo birahagije kuba njye nawe tutabana. Ariko nanone sinzi icyo nzasobanurira mama pe. Mama nzamubwira ngo iki koko,
mba numva banza narahubutse gukora kwihorera. Papa we noneho nimbimubwira azabifata ati mana yanjye mama Soso mbwira naba narakoze amakosa cyangwa ibyo nakoze byari bikwiye.